With that same mission of evangelizing the materially and spiritually poor, the Vincentian congregation started the new mission in Cheru Kansense in Nyamata. Ibaruwa mutagatifu Paulo intumwa yandikiye abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 17. Nimwakire ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho ariyo ijambo ry'Imana. Ikigo cy'umwiherero cy'abapadiri ba Vincentian mu Rwanda cyaduteguriye ikiganiro Inkota ya Roho ariyo ijambo ry'Imana. Ijambo ricengera umubiri, ubwenge na roho, rigakiza ku mubiri, kuri roho no ku mutima. Inkota ya Roho. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu aho muherereye hose. Reka nanjye mbasuze ndetse nkomeza kubifuriza kugira amahoro y'Imana. Reka mbonereho no kubibutsa ko uyu mwanya twinjiye mu kiganiro Inkota ya Roho. Tugiye kubagezaho inyigisho itangwa n'abapadiri b'Umuryango w'isunze Mutagatifu Vincent wa Paulo, bafite ikigo cy'umwiherero n'inyigisho muri Arkidiocese ya Kigali, muri paruwasi ya Nyamata Icyeru ahitwa Kanzenze. Ni ku muhanda ugana Nyamata mu mujyi. Aba bapadiri bakomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, bavuga ururimi rw'Icyongereza, ariko maragenda musobanurirwa ibyo bavuga mu Kinyarwanda. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twumvise inyigisho igira iti Isakaramentu ry'Imbabazi, umuryango uduhuza na Yezu. Tukaba twarumvise igice cya 2 cy'inyigisho. Tukaba kandi twaragejweho na Padiri Jobi. Muri ibi bice 2 biherutse twakomeje kumva icyiza cy'isakaramentu rya penitensiya. Twumvise ko isakaramentu rya penitensiya riduhuza na Yezu, Yezu akatwuhagira ibyaha byacu, Yezu agasukura imitima yacu, akaboneraho kutwomora, akaboneraho kandi kongera kudusubiza amahoro twambuwe n'icyaha. By'umwihariko mu gice cya 2 cy'inyigisho, Padiri Jobi yatubwiye ko isakaramentu ry'imbabazi ridusubiza amahoro, amahoro twambuwe n'icyaha, amahoro duhabwa na Yezu kubera ko twamusanze mu isakaramentu ry'imbabazi. Mu gice cya 2 cy'inyigisho kandi Padiri Jobi yakomeje kutubwira ibyiza byo guhabwa isakaramentu ry'imbabazi cyangwa se kujya mu ntebe ya penitensiya. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye gukomeza kumva iyi nyigisho igira iti isakaramentu ry'imbabazi, umuryango uduhuza na Yezu. Tukaba tugiye kumva igice cya 3 cy'inyigisho. Dukomeza n'iki gice cya 3, tugiye gukomeza kumva akamaro k'isakaramentu rya penitensiya, ukuntu isakaramentu rya penitensiya riduhuza na Yezu. Iyi nyigisho kandi tugiye gukomeza kuyigezwaho na Padiri Jobi. Nyuma y'inyigisho nk'uko bisanzwe kandi tubagezaho ubuhamya bw'abakristo bahuye na Nyagasani babikesha kwemera bafite hamwe n'isengesho. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Adelphine Nkunda. Mbahaye ikaze. Dutangira ikiganiro cyacu mu nyigisho y'uyu munsi igira iti isakaramentu ry'imbabazi, umuryango uduhuza na Yezu, igice cya 3. Reka dutangire dutega amatwi Padiri Jobi. Let us go to the Catechism of the Catholic Church. Have you seen Catechism of the Catholic Church? Yeah, this is the Catechism of the Catholic Church. If you have not seen, now you have seen. Praise the Lord. So this itself is a healing in your life. Let us take article number Catechism CCC 1422. You know, confession, you have to understand first thing, it is a grace plus it is a washing. So washing of your body and your soul. Reka turebe muri kategisimu ya Kiliziya Gatolika. Muzi kategisimu ya Kiliziya Gatolika, niba utarayibona uzayibona. Singizwa Nyagasani Yezu. Reka turebe article nomero CCC 1422. Murazi isakaramentu rya penitensiya, ikintu mukwiye kumenya, penitensiya ni ingabire. Ikindi ni ugusukurwa. Nibyo ni ugusukurwa
umubiri wawe na roho yawe. Iyo ugiye mu ntebe ya penetensiya uba witanze, wiyemeje, kuba ari ukuvuka bundi bushya, kuvuka bundi bushya bwa roho yawe, kuvuka bundi bushya bw'umubiri wawe, kuvuka bundi bushya bw'ubuzima bwawe. Singizwa Nyagasani Yezu. Haleluya, haleluya. Mubisobanukirwe rwose, hari ikintu gikomeye kiba, hari igikomeye gikoreka. Tega amatwi wumve, mwe mwese mukurikiye inyigisho. Ibi murabizi kandi mumaze kubibwirwa inshuro nyinshi, kandi muzabyumva kenshi. Abagana isakaramentu ry'imbabazi z'Imana n'ibyaha bayikoreye. Ibyo bakoreye nde? Ibyo bakoreye Imana. Nuza mu ntebe ya penetensiya uzaronka, uzababarirwa n'ubushake bw'Imana, kandi uziyunga na kiliziya wakomerekeje. Mumenye yuko iyo ukora ibyaha uba ukomeretsa kiliziya, uba ukomeretsa kiliziya Gatolika. Birashoboka bamwe muri mwe ko mutari abakatolike, ariko mwebwe b'abakatolike kubera shitani kiliziya ntuyitekerezaho. Niyo mpamvu usabwa ko igiye mu ntebe ya penetensiya ugomba no kwiyunga na kiliziya Gatolika wakomerekeje n'ibyaha byawe, yarakomerekejwe. Ikwitaho burya. Kiliziya Gatolika burya iradukunda. Kiliziya iradukunda kandi itugirira cyangwa se iradufasha twese. Urugero idufashamo n'uruhi: ibikorwa by'urukundo, amasengesho, cyane cyane isakaramentu ry'imbabazi ridukiza cyangwa aho tubabarirwa ibyaha byacu. Urugero ruhari ni ibikorwa by'urukundo. Ni ibihe bikorwa by'urukundo? Urugero rwiza ni urw'isengesho, ni urw'isengesho, kudusabira. Kiliziya ihora idusabira, kiliziya ihora idusabira, kandi ibabazwa cyane, igira umutwaro wo guhora idusabira, idusabira ku kwicuza kw'abanyabyaha. Ihora igira umutwaro wo guhora idusabira kwicuza ku banyabyaha. Mumenye ko iyo mukora ibyaha muba mukomeretsa kiliziya, kandi kiliziya ibereyeho gufasha abo bose, idusabira, kudufasha, ihora isabira guhinduka kwacu. Singizwa Nyagasani Yezu. Haleluya, 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 haleluya. Bantu b'Imana, tugomba kujya mu ntebe ya penetensiya kubera urukundo kiliziya idufitiye, kubera impuhwe z'Imana duhabwa, kubera ubwitange bwose kiliziya idukorera. Bantu b'Imana, mwibyanga, mwibijugunya, mwitesha agaciro isakaramentu rya penetensiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nababwiye ko isakaramentu rya penetensiya ariho dusanga imbabazi z'Imana, niho roho zacu zuhagiririrwa, zisukurirwa. Kwicuza no kwicuza. Dukeneye urumuri, tugomba kubyumva. Kubera iki tutabyumva? Hari abantu bamwe baza batakiriye iyo ngabire, bamwe baza batiteguye neza, batiteguye cyane, batisuzumye, baticujije cyane mu mitima wabo. Bagera muri penetensiya bakavuga ibyaha by'abandi. Iyo bagezemo ntibicuza ibyaha byabo. Iyo uticujije, utiteguye mu mutima, ni cya gihe ugera mu ntebe ya penetensiya ntuvuge ibyaha byawe, ahubwo ukavuga ibyaha by'abana bawe. Niyo mpamvu abo batarongeramo ziriya ngabire, ntibabona imbabazi z'ibyaha byabo nyuma y'isakaramentu rya penetensiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu by'ukuri mukwiye kujya musenga musaba Yezu kukwinjiza mu buzima bwe, kugira ngo umenye ingabire
ziri mu mbabazi wakirira cyangwa nakirira mu isakaramentu rya penitensiya, no guhinduka ndongera mu isakaramentu rya penitensiya. Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 17. Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 17 dusome. Guhera ubwo Yezu atangira kwigisha agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Yarabitangaje ati, mwihane muzabone ingoma y'Imana. Yatangaje ingoma y'Imana. Nibwo bwa mbere Yezu yatangiye kwigisha ku isakaramentu ry'imbabazi, ku kwicuza. Ni isakaramentu Yezu yarashyizeho, tubivuze gutyo. Isakaramentu ryo kwisubiraho, kwicuza. Reka dusome Luka umutwe wa 19 umurongo wa 8. Ni uguhinduka no kwicuza kwa Zakewusi. Ni byiza kujya twiyibutsa ku isakaramentu ry'imbabazi. Nuko Zakewusi yegera Nyagasani aramubwira ati, rwose Nyagasani, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene, niba kandi hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro enye. Aha rero Zakewusi yari arimo ahinduka, yakira guhinduka nyuma yo guhabwa imbabazi z'Imana. Reka dusome Zaburi umutwe wa 32 umurongo wa 5. Zaburi umutwe wa 32 umurongo wa 5. Bifashe Bibiliya ukabumbura hagati mu ihuriro muri 1/2 cya Bibiliya, ubona igitabo cya Zaburi. Zaburi umutwe wa 32. Dusome. Nibwo rero nkwirezeho icyaha cyanjye, sinazinzika amafuti yanjye. Naravuze nti, ngiye kubwira Uhoraho ibicumuro byanjye, maze nawe antura umutwaro w'ibyaha byanjye. Iyo ntangiye gutekereza, kuzirikana ingabire nshaka, icyo nshaka, ntangira guhinduka. Ubuzima bwanjye butangira guhinduka. Mariko umutwe wa 7 umurongo wa 27, duhere ku wa 26. Uyu mugore yari umunyamahanga kavukire k'Ifesiya ho muri Siriya. Nuko amusaba kwirukana roho mbi yari mu mukobwa we. Yezu aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo bawujugunyire ibibwana. Dukomeze kugera kuri 30. Umugore aramusubiza ati, ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana birya utuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Aramubwira rero ati, ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mwana wawe. Uwo mugore arataha, asanga umwana arambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. Aramubwira ati, ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, urababariwe, roho mbi ivuye mu mwana wawe. Bantu b'Imana, baravuga ngo uririra mu ntebe ya penitensiya ntiyigera aririra mu maso yabo mu muryango we. Ntaririra mu muryango we. Nuririra mu ntebe ya penitensiya, nuririra mu ntebe y'imbabazi z'Imana, ntuzigera uririra mu maso y'abana bawe. Abanga kuririra mu ntebe ya penitensiya nibo basohoka bagataha barira. Baririra mu miryango yabo, baririra mu ngo zabo iyo barebye ibihabera. Uyu mugore yaririye imbere ya Yezu. Yari abizi yuko ari umunyabyaha. Yari abizi ko adakwiriye kubona cyangwa kwakira ingabire z'Imana, ariko yabonye impuhwe z'Imana yashakishaga. Yagaragaje uburwayi bwe, yagaragaje ukwemera kwe. Yezu aravuga ati, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe. Niyo mpamvu bivugwa ngo iyo uririye mu ntebe ya penitensiya, ntugera mu rugo ngo uririre mu maso y'abanyamuryango bawe. Ntubahurira mu mibereho yawe, ntubahurira mu buzima bwawe bwose. Singizwa Nyagasani Yezu, singizwa Nyagasani Yezu.
Haleluya, 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 haleluya. Proclaiming her sin, proclaiming her faith. So Jesus is saying, go, your daughter is delivered. That is why it says, if you cry in front of the confessional box, when you go back, you will not cry in your family, in your personal life. Praise the Lord. Hallelujah. 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 bakunzi ba Radio Maria Rwanda, reka tubibutse ko turi mu kiganiro Inkota ya Roho, nyuma yo kumva inyigisho igira iti Isakaramentu ry'Imbabazi, umuryango uduhuza na Yezu. Tukaba tumaze kumva igice cya gatatu. Iyi nyigisho tukaba twayigejejweho na Padiri Jobi. Ubu noneho tugeze mu gice twahariye ubuhamya bw'abakristo. Reka duhe ikaze uyu mukristo agiye kutubwira ibyo umwana we yahuye nabyo mu buzima bwe no kuduhamiriza uburyo yahuye na Nyagasani abikesha kwemera afite hamwe n'isengesho. By'umwihariko mu Isakaramentu rya Penetensiya. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mukiri kugezwaho nanjye Adelphino Nkunda. Kristo Yezu akuzwe. Ubu ngiye kubahamiriza ibyiza bijyanye n'isakaramentu rya Penetensiya, aho duhura na Yezu ubwe muzima muri iryo sakaramentu rya Penetensiya. Narwaje umwana indwara y'amayobera, turavuza ahantu hose kwa muganga, ibitaro bya leta, ibyigenga mu Rwanda, nta bitaro na bimwe, nta muganga n'umwe w'abana tutarebye. Tumara imyaka 2 yose dusiragira mu mavuriro, babanza gukeka ko ashobora kuba arwaye igicuri. Umunsi wa mbere bamuhaye umuti w'igicuri, arushaho kuremba. Imiti wo munsi ntabwo yenyoye 2, twese tuyihagarika. Noneho bamwohereza Indera kugira ngo barebe niba imiti yo mu bwonko itarangiritse. Indera baramusuzuma basanga umwana ni muzima, nta kintu na kimwe arwaye. Noneho dukomeza kubaho dusenga gusa, ariko umwana agwa agasubira ku ishuri mu gihembwa kigamo nk'ukwezi kumwe gusa, kuko yari umuhanga, Imana igatabara akaba wa mbere. Igihe agiriye ku ishuri agatsinda, dukomeza uko nguko. Nibwo nafashe icyemezo, turavuga tubwa amavuriro yose yo mu Rwanda twayarangije, reka tujye Nairobi aho baturangiye ibitaro by'abana aho bashobora kumuvura. Twaka gahunda kuko bagombaga kumuha gahunda, ni ibitaro binini kugira ngo tuzagende muganga dufite umwanya. Batwiteguye, icyo gihe twariho twitegura kugenda mu Rwanda, haza kuza inzobere z'Abanyamerika mu mitekerereze y'abana.
mu ihungabana ry'abana. Abo banyamerika ubwo bahageze basanga n'umwana afite crise adashobora no kuvuga, ko yagwaga hasi no kuvuga ntavuge, yari amaze ukwezi adashobora kuvuga. Abo banyamerika ikintu bamukoreye, bo ni abahanga mu bishushanyo. Iyo umuntu adashobora kuvuga afite ihungabana arashushanya, atashobora no kwandika amagambo ariko agashushanya gusa. Noneho amaze gushushanya, hari ahantu bakoze umwana abasha kuvuga ijambo rimwe. Avuze ijambo rimwe nibwo bavuze ngo umwana arwaye ihungabana. Noneho abanyamerika kuri ibyo bishushanyo bamuhaye, nge nabonye babinyeretse, nkanjye utarabyize sinagombaga kubyumva. Nabonaga ibiti, nkabona inyoni, nkabona amagi, ni ibintu nabonaga ibyo bishushanyo nyine. Noneho bo nk'abahanga bafite ahantu bakora, yaba ari kwibabi ry'igiti, yaba ari kuri iyo nyoni, yaba ari kwigi, na ahantu bagenda bakora umwana akavuga. Rero hari ahantu bakoze kuri ibyo bishushanyo umwana ashushanyije, bahakoze umwana abasha kuvuga ijambo rimwe. Iryo jambo yavuze babasha kumenya ko umwana yahungabanye. Noneho umwana ahera ko arasobanura, abwira abanyamerika, bambaza uko byatangiye mu mutwe we, uko byatangiye, none harasobanura kubera ibyo bishushanyo aho bagenda bakora. Aho atabashije kuvuga nkabona bakoze ku nyoni akasobanura. Noneho umwana nibwo yasobanuye, biza kugaragara ko umwana hari n'ibyo tutahaga agaciro mu muryango, ariko we nk'umwana kandi ufite ubwenge yakoreraga ubusesenguzi, agatekereza kwa kundi tuvuga ngo bana hari ibyo batabona, naho umwana byose arabibona akabitekerezaho cyane, akabikorera ubusesenguzi, bigatuma ubwonko bwe buremererwa nk'umwana. Kuko ubwonko bw'umwana bari buto, ntabwo bwemerewe kujyamo ibintu byose, cyane cyane nk'ibintu bimuvuna ntabwo umwana yemerewe kubibona. Ubwo rero nibwo nabashije kumenya iyi ndwara iyo ariyo. Ariko rero aho Yezu abera Yezu, ntabwo bari abaganga b'abanyamerika bamuvuye. Bakoze ibyo bagombaga gukora, baramuganiriza, ababyeyi batubwira ibyo tugomba gukora kandi turanabyubahiriza, ariko ntabwo umwana yakize. Kuko hari ubuhanga bw'abantu aho bugarukira, naho Yezu akora ubwe wenyine. Ubwo icyo gihe cyarakomeje, nyuma nibwo navuze nti abantu umwana utari gukira, reka dufate icyemezo, aba banyamerika bashobora kuba bibeshye. Reka tugende kuko n'ahandi mu kindi gihugu naho basuzume, nidusanga atari byo. Muri gihe twariho twitegura kumujyana hanze, nibwo nagize igitekerezo, ndavuga ariko ko dusenga, akaba ari umuryango w'abakristu, kaba nta kindi kintu kibi tujyamo, tuba mu Mana gusa, niba ari ibikomere Yezu koko arakukiza umwana kuko ni inzirakarengane. Ngiye nk'umubyeyi nakoze ibyo nshoboye, ibyo nari ntegetswe narabikoze, hasigaye ha Yezu wenyine. Ubwo umwana ndamujyana mu mwiherero, umunsi wa gatatu turasenga, kuko n'ubundi nawe twarasenganaga mu muryango. Noneho bibaye umunsi wa gatatu, yari umunsi wa penitensiya. Umwana ajya muri penitensiya. Ageze muri penitensiya, amaze kwicuza ibyaha, padiri amaze kumuha absolution, nibwo ngo yumvise ikintu gikonje cyane kijya mu bwonko bwe, gikonjesha umutwe wose, gihereye mu bwonko, nyuma yumva akayaga karahobereye. Noneho nyuma mubona mwana ajya gukwana wose, nabaga ndi kumwe nawe no muri penitensiya, nkaguma hanze hafi kuko nabaga niteguye ko ari bugwe. None harangije ngira ngo agiye gutanga ikiru, aragenda arasenga. Avuye gusenga nibwo yambwiye ngo mama nakize. Ese wakize uti? Ubwo yari amaze kugira imyaka 15, yarwaye afite 13, akira afite 15. Ese wakize uti? Nibwo yansobanuriye ibyamubayeho muri penitensiya uko byagenze. Ndamubwira nti dushimira Imana, ariko ngiye nk'umubyeyi ndavuga reka nkomeze gutegereza natongera kurwarira ku ishuri. Umwana amaze kumbwira ko yakize, nibwo naboneyeho kumubaza ibibazo, ntese ko watinze muri penitensiya. Arambwira ngo nyine bamaze kumuha absolution, numva icyo kintu gikonje kije mu bwonko, ndategereza ngo numve uko bigenda. Nyuma akayaga karaza, mbona guhaguruka njya gusenga. Yagiye arapfukama imbere y'umusaraba, naharahatinda cyane. Ntese hari imbere y'umusaraba aho wakoraga iki? Ngo nari ndimo ntekereza ibyiza Yezu amaze kunkorera, ngo nyine nkumva nkabura n'imbaraga zinkuri iruhande rw'umusaraba, ngo nguma nkuramya. Ubwo nibwo nabonye ko umwana koko yahuye na Yezu. Dushimira Imana, ariko ndavuga nti reka nkomeze ntegereze musubize ku ishuri. Umwiherero wararangiye, mpita musubiza ku ishuri kuko byari n'igihe cy'amashuri. Musubiza ku ishuri, ariko ntegereje nanone ngo ku ishuri bazambwira uko bigenze, kuko yaragwaga buri munsi agataha. Noneho ukwezi kurarangira, mbona ko umwana yakize koko.
ku ishuri batangira kumpamagara barambwira ati n'ubwa mbere tubonye umwana wamaze ukwezi atagwa, ahubwo hari abandi bana bavuye no kwivuza muri Amerika barwaye nk'uwawe kandi bongeye baragwa, bavuye kubavuza no mu Buhinde abandi byaranze, none twabahaye nimero zawe kugira ngo barangire aho wavuje umwana. Ndababwira nta kibazo, mujye mutanga nimero zanjye. Ubwo abantu birirwa bampamagara bakomeje kumpamagara, nta handi nabarangira, barangira muri penitensiya ko ariho umwana yakiriye, kuko niho twahuriye na Yezu. Koko gushaka Yezu yabonye ukuntu ari we twiringiye, twabaganga bose twabirutsemo, abaganga bose Imana yashyizeho kugira ngo batuvure, nta numwe nasuzuguye, ariko byarabananiye. Hari aho bagera imbaraga zabo zararangiye. Yezu agaragaza ko ari Yezu, umwana ni muzima arakomeye, nta hungabana, n'umwana wiga neza unezerewe, yarakize, kuko nta handi hantu ushobora gukirira ibikomere, nta muhanga n'umwe, nta nzobere n'imwe, yewe n'uwakwereka indwara yawe ntiyabasha kuyivura atari Kristo Yezu wenyine muzima. Kristo Yezu akuzwe. bakunzi ba Radio Maria Rwanda, aha niho dusoreje ikiganiro Inkota ya Roho cya none. Mu kiganiro cyacu cya none twakomeje kumva inyigisho igira iti Isakaramentu ry'Imbabazi, umuryango uduhuza na Yezu. Tukaba twumvise igice cya gatatu. Iyi nyigisho twayigejejweho na Padiri Jobi. Reka dushimire cyane Padiri Jobi wo mu muryango wisunze mutagatifu Viseni wa Paulo nabo bafatanya bose. Bakaba bafite ikigo cy'umwihero n'inyigisho muri Arkidiocese ya Kigali, muri paruwasi ya Nyamata Icyeru ahitwa Kanzenze. Reka dushimire cyane kandi n'uyu mukristo waduhamirije uko yahuye na Nyagasani abikesha ukwemera afite hamwe n'isengesho, ndetse nshimira cyane namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Iki kiganiro nakagaruka. Mbararikiye kuzabana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Mukomeze kunogerwa na gahunda Radio Maria Rwanda ikomeje kubagezaho. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho nanjye Adelphino Nkunda. Mugira amahoro y'Imana. With that same mission of evangelizing the materially and spiritually poor, the Vincentian congregation started the new mission in Cheru, Kansense in Nyamata. Ibaruwa mutagatifu Paulo intumwa yandikiye abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 17. Nimwakire ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariyo ijambo ry'Imana. Ikigo cy'umwiherero cy'abapadiri ba Vincentian mu Rwanda cyaduteguriye ikiganiro Inkota ya Roho, ariyo ijambo ry'Imana. Ijambo ricengera umubiri, ubwenge na roho, rigakiza ku mubiri, kuri roho no ku mutima. Inkota ya Roho.